bimeze bite ngwino mbere yuko iyi match ya AP na Vipers iba bimeze bite. Kuri uyu wa kane dufite match ikomeye cyane, dufite match igiye gusezerera bamwe ikababwira ngo man mumeze mute ha amakuru yanyu ibintu bimeze bite murabona ubuzima burimo buragenda gake murabona ibi nari muzunguruko kuri uyu munsi wo kuwa kane mbazaniye inkuru ibintu bigera kuri bibiri. Mbazaniye ese mbere yuko APR ihura na Vipers bimeze bite mbere yuko APR ihura na Vipers bimeze bite. Transfer iri kuvugwa muri Rayon Sport nizi ase abafana bagira muri batatu bamajije kwandikira ubuyobozi bwa fan club bwa Rayon Sport bimeze biti. Ese Rugajurigani nibyo navugaga mu kiganiro cya mbere, Rugajurigani yavuze iki kuri izi mande zo muri match zaba kwa gatandatu ya Al Hilal na Rayon Sport? Ibi nibyo nkuzaniye muri aka kanya, ibi nibyo nkuzaniye. Narakubwiye ngo ndagushimiye cyane wowe ukora subscribe hano kuri Generation TV. Ndagushimira cyane wowe ufata umwanya ukareba ibiganiro byose biba kuri Generation TV. Aya ni amakuru aba yizewe, nagara amakuru y'ibihuha bro. Aya ni amakuru afatika. Njye ubwanye mfata rutema ikirere nkava hano nkajya kuyikururira no kuri Pre Stadium aho bibera bajya numva aho bibera. Ininjya nkuzanira inkuru rero ni inkuru ziba zizewe, ni inkuru zo gukora, ni inkuru ziba zimeze neza. Ujya kuri Kigeli Dance niba ushaka kubibona neza jya ku mbuga zanjye nitwa Kigeli Dance kuri Instagram ujya unyita Kigeli Dance, kuri TikTok nitwa Kigeli kuri Instagram reka mbanze nkubwire imbuga nkoranyambaga zanjye. Kuri Instagram nitwa Kigeli JP Dance wandike Kigeli JP Dance. Kuri TikTok nitwa Kigeli Dance ubyegerane. Kuri YouTube nitwa Kigeli Dance, Kigeli Space Dance. Urumva rero aho hose niba ushaka kumenya ko mba nagiyeyo, nimba ushaka kumenya ujya aho ngaho ku mbuga nkoranyambaga zanjye za Kigeli Dance uzajya ubibona. Hari benshi baba bavuga bandika uti ase kutaba uriho, ase ibikorwa byawe bindi biri hehe, ase wowe bimeze bite. Izo nizo mbuga zanjye hose ni Kigeli Dance, yaba kuri YouTube ni Kigeli Dance, yaba kuri Instagram ni Kigeli Dance, haba kuri TikTok naho ni Kigeli Dance. Yaman bimeze bite ngwino mbere yuko iyi match ya AP na Vipers iba bimeze bite. Ese muri Rayon byifashe bite? Rugajurigani yavuze iki? Yaman nibyo bintu tugiye kurambura, nkuko mubizi kuri uyu wa kane dufite match ikomeye cyane, dufite match igiye gusezerera bamwe ikababwira ngo ariko nkuko mubizi hari ibintu by'ingenzi dushaka kuvugaho. Mujye mwibuka ko iyi kipe ari ingabo z'igihugu, mujye mwibuka ko iyi kipe ari igisirikare cy'u Rwanda, mujye mwibuka yuko iyi kipe ni ikipe ivuga ngo mu gihe bitari byarangira ni mu gihe bitari byarangira ntabwo byari byakunda nyine mu gihe bitararangira. Mwibuke ko iyi kipe yakubiswe ibitego 5-0, iyi kipe yihemura kubita 4-1. Mwibuke neza ko iyi kipe ushobora kwandika uvuga ngo byarangiye, ushobora kugenda uvuga ngo byarangire, ahubwo akaba ari we birangiriraho. Iyi kipe mubanze muyisesengure neza, niba sesenguriye ni ikipe y'ingabo z'igihugu, ni ikipe ikomeye cyane,
ntabwo rero ari ikipe waza uvuga ubugambo bwose ubonye kandi wishakiye, ntabwo ari ikipe waza uvuga uko wishakiye. Ariko ubwo ndi kubivuga ndi kinyamupira, kuko nafande yaje kwishura afande naza kuza kuvuga nabi amapeti ye, ariko ndibutse ko nafande ntabwo muvuga izina ariko muramuzi afande, naza kuvuga amapeti ye nabi ugasanga ntabwo bivuze nabi, ariko n'umuyomo afande yaje kuyisura bigenda neza mbere yuko ihura n'umuyobozi mukuru, mbere yuko ihura na Vipers. Afande yaje kuyisura arabaganiriza abakinnyi, amaje kuganiriza abakinnyi ababwira uko ikwiye kugenda, ababwira uko ikwiye kwitwara, abibutsa iyi kipe, abibutsa amateka, arabwira ati mugende bahungu banjye mukore neza, mugende bahungu banjye mwigaragaze. Murabona yuko Rayon Sport irimo iratudomina, murabona yuko Rayon Sport irimo ifite hari ibintu ifite. Afande nyine yabaganije avuga ati mugende no mwitware neza mugire cyo, kandi umenye ko na mbere afande arabaganirije ibintu bigenda neza bisubiraho. Rero kuva ahantu afande yigereye mujye mumenya yuko ikintu kiba cyavugiwe ari ikintu kiba gikomeye neza cyane. Twagiye amakuru yandi yizewe ngiye kubabwira nuko hari umufana wa APR ukomeye cyane, nyuma yuko benshi barimo barava muri Rayon Sport, nyuma yuko benshi bari kujyamo iyi mikino, nabwiye ngo iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup, muze kuza ibi byose ndi kubabwira, muze no mujye munanyarukira kuri Kigeli Dance, mujye munyanarukira mugende murebe highlight tuba twatanze, uburyo ingendo tuba twakoze tugenda, amafoto tuba twafashe hirya no hino dukora urugendo tugenda, byose mujye mujya kuri Generation TV, mujye no ku mbuga zanjye za Kigeli Dance zose muzirebe, murebe uko bimeze. Hagati aho nababwiraga umuhuriga, umushyushya rugamba wa APR wabamajije kubatiza muri Rayon. Yari umureyo mbere, ariko nabonye ubundi abakunzi bareya benshi ujya gusanga hari abababara cyane bagahita bafata umwanzuro wo kuba bajya muri Rayon, hari abababara cyane bagafata umwanzuro wo kujya muri APR. Ariko inama nje nakugira, ikipe yawe iba ari iyawe, jya ubana n'ikipe yawe mu byiza, ubane n'ikipe yawe mu bibi. Ntukumve ko iyi kipe izaguha ibyishimo igihe cyose. Gutsindwa bibaho. Nababwiye ngo iyi Rayon ni ikipe y'ababa we, iyi mikino Rayon iri gukina nibyitwaramo neza, bibabwije ukuri mbimanikiye akaboko. Abafana 100 bazava hamwe bajya ahandi. Nahoze mbabwira uyu reka mbanze babwire uyu APR, uyu muhuriga, uyu mushyushya rugamba wa APR bita Mushi wa APR yamaze tayari kuba yakandagira mu ikipe ya Rayon Sport. uyu mushyushya rugamba bita Sarupongo nawe ari mu biganiro na Rayon Sport. Uyu mushyushya rugamba bita Rujugiro nawe ari mu biganiro na Rayon. Ngewe mba nahibereye, nago ari ibintu byo kuvuga ari mu biganiro na Rayon Sport, kandi njewe mba nahigereye n'ahantu mba ndi, n'ahantu nge nirirwa Kigali nyirirwamo, niho mba nzenguka numva abantu babinuganuga. Ariko na Sarupongo, ariko na Rujugiro nago byari byemezwa neza. Abo bantu n'abantu baba bafite amazina manini mu maklabu yabo. Ariko rero abakinnyi mu bitege, Rayon Sport nikomeza kwitwara gutya, Rujugiro ibaruwa we ye turaba tuyibagejejeho, Sarupongo ibaruwa ye turaba tuyibagejejeho. Ni ibintu rwose biba biri official, ni nta nubwo ari n'ibintu bitangaze kuva mu ikipe ya imwe ujya mu yindi. Sarupongo ko wabikoze wabaye iki? Ko wavuye muri Rayon ujya muri APR, kuva muri APR ujya muri Rayon ni ikosa. Rujugi kuva muri APR ujya muri Rayon ni ikosa. Ahubwo mu mabari wa mwe muyanditse
miyandika gace gaceya, iyi APR niramuka itsinzwe ndabibabwiye, iyi APR niramuka ivuye muri Sekafa Kagame Cup, aya mabaruwa uko ari abiri, ibaruwa ya Rujugiro, ibaruwa ya Sarupongo, iraba yageze mu buyobozi bw'abafana ba Rayon Sport. Ndabyivugiye, ibi ndabivuze, ntago ndagura ndabivuze, ibi bintu ni ibintu rwose ntago nabishinga hagati ngo mbimbindise sengure neza, ariko biraza kumenyekana rino joro neza kabisa. Twagiye twihuta cyane noze mbabwira amagambo Rugaju yavuze ngo nabaho mw'abantu mwe, iyi match ya Al Hilal n'iyi match ya Rayon Sport niyo match ikomeye. Wari wabona za burende ebyiri ziri kurasana mu magambo yavuze ngo wari wabona za burende ebyiri zihanganye zigenda zirasana. Iyi Al Hilal na Rayon Sport niyo match ikomeye cyane, niyo match uzabonamo imbaraga, niyo match uzabonamo umuhati. Ayo ni amagambo Rugaju Rigani yivugiye n'umunwa we. Niyo match uzabonamo imbaraga nyinshi cyane, niyo match uzabonamo ishyaka. Abakinnyi b'Abanyafurika baba badushinja yuko nta shyaka tugira. Niyo match uzabonamo ishyaka, niyo match uzabonamo ibintu bikomeye cyane, niyo match uzabonamo nyine ishyaka rikomeye cyane. Ayo namwe mu magambo Rugaju Rigani yavuze mu busesenguzi bwe. Ni ukuvuga ngo rero yamana nuguhurira kuri stade Amahoro kuwa gatandatu nibwo izi match zose zizakorwa. Mbibutse ko tuzaba dufitemo aba artist bakomeye cyane. Tuzaba dufitemo Ken Sol, tuzaba dufitemo Kivumbi King, tuzaba dufitemo na undi muhanzi ndamwibagiwe, ariko aba nibo bahanzi bamaze no kubyafisha. Ken Sol nahoze mubona kuri stade Amahoro kabisa, arimo aratestinga ibyuma, arimo aratestinga, nahoze mubona ku mbuga nkoranyambaga n'imodoka ye nayibonye ihagaze, mvuga ni ibintu bimeze neza. Narabwiye ati ahantu mutari Generation TV izagiba ihari. Mujye ku mbuga zanjye, nimba mubona yuko ngiye najya njyayo, nimba mubona yuko ibyo mba mvuga ngewe naba nabyiboneye n'amaso yanjye, mujye mumanuka ku mbuga nkoranyambaga hose n'Ikigeri Dance, hose n'Ikigeri Dance, mujye muza mubanze mubireba. Hari umuntu wambwiye ngo ariko ngo kukingo tutakubona, uvugana nabo, ngo kitutu ngo tutamubonye. Oya, aba bastari babirukanka cyane. Ngicyo mbanzanye amagambo yavuze. Niba munashaka ko mubabona, ndashaka comment 20. Ese ikibazo mbaza mbere yuko nzajya ngenda mbabajije ikibazo, ese iyi match ya Vipers na APR murabona aho muha amahirwe ninde? Iyi APR muri amahirwe yo gukomeza ibitego 4 APR sabwa kugira ngo yikure muri situation, dore ko yasuwe, dore ko banayisuye. Ibi bitego 4 unyandike muri comment, ndashaka comment mu bibazo byose nagiye ndimo ndababasaba. Mumbabare munyandikire niba mudukurikira koko nubwo tuyibona kandi mwarakoze cyane. Tuba dushaka n'ibitekerezo byanyu. Ndashaka mumbwire ngo ese iyi APR iratwereka ikinyuranyo? Ibitego ibi bitego ngibi iyi APR irabikora? Nyandikira muri comment. Ndabakunda cyane kandi mukomeze mukorere share, mukorere like, mukwane na subscribe. Ikigeri Dance ndabakunda cyane. Ciao.